twongeye kubasuhuza abakunzi ba sheni yacu umucyo hambo, duhora tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana. Ndizera ko ababa barwaye, ababa bafite imibabaro y'uburyo butandukanye, kandi mbabwira nk'uko Imana yabarinze natwe ikagenda iturinda mu buryo butandukanye, buri wese mu ruhande rwe yavuga gukomera kw'Imana. Reka rero mpumurize abantu babaye muri ubwo buryo, bamaze iminsi bari mu ntambara zitandukanye, ni mwihangane mukomere, ibyo ngibyo bizashira. Rero nkuzaniye inkuru zigendanye n'umujyi wa Kigali watangaje nk'uko turi gusatira ku mpera z'umwaka. Umujyi wa Kigali washyizeho gahunda y'ahazaturikirizwa bya bishashi biturikirizwa. Umujyi wa Kigali wabishyize ahagaragara, iziriya fireworks zizamara n'igihe zizamara zituritswa byose umujyi wa Kigali wabishyize ku mugaragaro. Ibi ngibi nibyo ugiye gukurikirana mw'iyi nkuru, ugiye kumenya ni ahantu hangana iki umujyi wa Kigali washyizeho hazagenda haturikirizwa fireworks. Ibyo ngibyo rero ugomba kubimenyera mw'iyi nkuru ngiye kukubwira. Birumvikana turi gusoza umwaka, azaba ari umwaka w'ibyishimo. Birumvikana turi guserebura uburyo Imana yaturinze mw'aya mezi yose ashyika kuri 12 yose Imana iturinda. Rero azaba ari ibyishimo, azaba ari ibyishimo byinshi. Niyo mpamvu n'umujyi wa Kigali washyize ku mugaragaro aho igikorwa kizagenda kibera. Ariko mbere yo kwinjira mu iyo nkuru nyirizina, reka tubanze tuganire ijambo ry'Imana mu masegonda make. Nk'uko bisanzwe, iyo tugiye kuvuga inkuru tubanza kuvugaho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo ribanziriza inkuru tuba tugiye kuvuga. Ni inkuru rero inyuze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero ni umunsi Imana iduhaye, ni umunsi Imana ituremeye, niyo mpamvu tugomba kunezererwamo. Zaburi rero y'118 umurongo waho wa 24, uyu ni wo munsi Uwiteka yaduhaye, tunezerwe kandi twishime. Uyu mugoroba urkwibutsa ko igihe dufite ari impano y'Imana, kandi ko gusoza umwaka ari amahirwe yo gushima Imana, gusaba imbabazi aho twakoze amakosa, no gutangira undi mwaka dufite ibyiringiro bishya. Uyu munsi turaganira ko muri Kigali hateganyijwe fireworks mu ijoro ryo gusoza umwaka wa 2025 no kwinjira mu mwaka wa 2026. Ibi ngibi nibyo bikubiye mu ijambo ry'Imana, kandi nkuhereje na gahunda tugiye kuganiraho. Tugiye kurebera hamwe uko umujyi wa Kigali wabitangaje, uko gahunda izakurikirana, uko za fireworks zizaturitswa, biriya bishashi by'imiriro, uko bizagenda. Birumvikana byose byagiye ahagaragara. Ibi rero nibyo ngewe nje kukubwira, ukurikire neza, wumve ahantu hatandukanye, ndetse nawe umenye agace uzabuherereyemo, kuko mu Rwanda ni amahoro, umutekano ni wose. Umenye nawe ahantu uzataramira igitaramo cya bonane. Ariko mbere y'uko ngaragaza itangazo ry'umujyi wa Kigali, banza niba ari ubwa mbere ndakwakiriye kuri sheni yacu, wiyandikishe, ukande subscribe, ukore like, share and comment. Yawe irakenewe, ntuhave utiyandikishije. Kandi nange nkeneye ko mumpereza rega umwaka mushya, kandi uwo mwaka mushya mwakampaye munyuze no mu gukanda subscribe, mukora like, share, commentaire yanyu. Mugire uko mubigenza, muzamure iyi sheni yacu izamuke, kuko yo mukanze subscribe bituma ubutumwa bugera kuri no kubandi. Musharinge ahantu hatandukanye, abanyarwanda batandukanye bamenye aya makuru. Banyarwandakazi, nshuti zacu mukurikira iyi porogaramu, muraho neza. Umujyi wa Kigali watangaje ku mugaragaro gahunda
idasanzwe yo kwakira umwaka wa 2026 mu byishimo, mu mutekano no mu mucyo w'ibishashi bizwi nka Fireworks. Mu itangazo ryashyizwe hanze kuwa 30 Ukuboza 2025, ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwemeje ko ahantu 8 hatoranyijwe hazaturikirizwa Fireworks mu ijoro ryo kuwa 31 Ukuboza 2025 saa 6 z'ijoro ahagana ku itariki ya mbere Mutarama 2026. Fireworks zizamara iminota iri hagati y'10 na 19 bitewe naho ziri guturikirizwa. Ahantu hazaturikirizwa Fireworks, ahantu rusange, ngiye kukubwira ahantu hazaturikirizwa izi Fireworks. Izi Fireworks ugiye kumenya ni hehe zizaturikirizwa. Ibi bikurikire neza cyane. Ahambere, umujyi wa Kigali, City of Kigali, aha niho zizaturikirizwa. Hari Kigali Pele Stadium, aha na ha kabiri zizaturikirizwa. Kigali Heights, aho na ha kane zizaturikirizwa. Ahantu byateguwe n'abantu ku giti cyabo, niho ugiye gusobanukirwa neza. Naho hari ukuvuga ngo umujyi wa Kigali wateguye ahantu 8 izi Fireworks zizaturikirizwa, ariko harimo ibyiciro bibiri. Hari ahantu rusange n'ahantu hateguwe. Hari ahantu 4 rusange nkuko tuhavuze, hakaba n'ahandi 4 hari privé, ni ahantu ku giti cyaho nyine. Hari ahantu byateguwe n'abantu ku giti cyabo, nakwita nko muri privé. Hari privé. Reka mbahamenyeshe aho hantu 4 na hahe. Hari Hotel Domiri Colline, aho na ha 5 ariho hambere ku bantu ku giti cyabo. Atelier Diveni, aho naho na ha 2 by'ahantu ku giti cyabo. Serena Hotel, KCC Parking, KCC Parking naho na ha 4. Aho na ahantu 8 rero wumvise hazabera igitaramo hanaturikirizwa ziriya Fireworks. Zaturitswa saa 6 z'ijoro. Saa 6 z'ijoro niho zizaturitswa izo Fireworks. Tuzaba turi kurara ijoro. Saa 6 z'ijoro niho izo Fireworks zizaturikirizwa mwaho hantu kari 8 nkuko mpabwiye muri kuri turimo Ukuboza hagana ku itariki ya mbere Mutarama 2026. ni ukuvuga ko igihe umwaka wa 2025 ugiye kurangira nibwo ibirori bizahita bitangira. Ubu butumwa rero, hari ubutumwa bw'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali hari ubutumwa watanze, ubu ngubu nabwo ukomeze kubwumva neza cyane. Umujyi wa Kigali wasabye abaturage, ugiye kumenya ni icyo umujyi wa Kigali wasabye abaturage. Hari icyambere, kunywa mu rugero. Hari uko kunywa mu rugero, kudaha abana batagejeje ku myaka 18 ibinyobwa bisembuye. Icyo ni icya kabiri. Kwishimira ibirori mu mutekano no mu mutuzo. Icyo ni ikindi cyasabwe n'umujyi wa Kigali. Ibi byose bigamije kurinda ubuzima bw'abantu, kwirinda impanuka no gusigasira isura nziza y'umujyi wa Kigali nk'umujyi w'icyitegererezo. Ibi byose bizakorerwa mu gusigasira ubuzima bw'abantu, ariko no gusigasira isura y'umujyi wa Kigali nk'icyitegererezo. Icyo bisobanuye ku Banyarwanda, Fireworks si uguturitsa ibishashi gusa, ni ikimenyetso. Umva Fireworks icyo isobanura. Fireworks si uguturitsa ibishashi gusa, ni ikimenyetso cy'intsinzi, icyizere n'intangiriro nshya
n'umwanya wo kwibuka ibyo twagezeho muri 2025 tukitegura gukora neza 2026. Mu mujyi wa Kigali ibi birori bigaragaza iterambere, umutekano, imibereho myiza, ubumwe bw'Abanyarwanda. Banyarwanda, reka dusoze dushimira Imana yaduhaye amahoro, iduha umutekano n'iterambere mu mwaka wa 2025. Jambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5:18 haravuze ngo mujye mwishimira Imana mu bintu byose. Nuvuga ngo twishime mu bintu byose. Birashoboka ko waba warahuye n'ibyakugerageje byinshi, ariko uzirikane ko bishobora kuba byaragiye uruvange. Rero tugomba kwishimira Imana mu bihe byose. Ubuzima Imana iduhaye nibwo bw'ingenzi mu buryo bukomeye. Nimwinjire muri 2026, winjiremo ufite ibyiringiro, urangwa n'urukundo, kandi wiyemeje kuba igisubizo ku bandi. Imana rero ibahereza umugisha, kandi Imana y'amahoro ibiteho cyane. Dusoza umwaka wa 2025 dushima Imana, kandi aho twakosheje dusaba ko buri wese yakwikosora, aho yagenze nabi tukagenda neza, aho twagenze neza tugakomeza gukora neza kurushaho. Icyo nicyo mbifurije, nicyo tubifurije nka sheni yacu Umucyo Hambo. Reka rero kwisheni yacu Umucyo Hambo ukande subscribe, ukore like, share, komanteri yawe irakenewe, kandi inkunga yawe ibikenewe kudushyigikira uko bwije nuko bukeye. Imana rero ibahereza umugisha, Imana ibahaza ibyiza. Uwiteka Imana Nyiringabo abishimire, abageze ku ntsinzi ikomeye cyane. Shalom shalom.